ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Iyi nema y'Umwami wacu Yezu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu borane na hamwe. Roho wa Nyagasani arantwikiriye kuko yansize amavuta y'ubutore, akanyohereza kumenyesha abakene inkuru nziza no gukiza ab'imitima yashengutse. Bavandimwe, duteraniye muri iyi ngoro ntagatifu kuri uyu mugoroba tuje gushimira Imana. Tuje gushimira Imana kuba yaraduherekeje mu mwaka watambutse, tukaba tugeze muri uyu, tukaba tugeze ku mpera z'ukwezi kwa mbere. Kwezi kwa mbere kwahariwe iyogezabutumwa ry'urubyiruko, kwezi twagizemo ibikorwa binyuranye, aho twiyumvise nk'abanyamugisha, nk'abajene, nk'uko Papa Francisco adahwema kubitubwira, kubidusubiriramo, nk'uko yabitubwiye mu mwaka wa 2022. Kuba turi abajene, turi abanyamugisha, kuba turi abajene, turi ba bandi ya maboko, turi za mbaraga za kiliziya. Nitubeho rero nk'abafitiye kiliziya izo mbaraga, kandi natwe tuzabironkeramo imigisha myinshi. Tuje gushimira Imana kubw'abavandimwe bavutse muri uku kwezi kwa mbere. Tuje no gushimira Imana kandi abagiye bizihiza bazina batagatifu babo muri uku kwezi kwa mbere, aho nkuko tubyifuza ko byagenda biba umuco, twajya turushaho gushimira Imana kuri iyo ngabire y'ubuzima iduha ku buntu, kuri iyo ngabire yo kongera kwizihiza igihe twavukiye, ngabire yo kwizihiza bazina mutagatifu wanjye nisunze, bazina batagatifu bawe wisunze, ukagira n'inyota yo kumumenya icyo yakoze, ko yabayeho, kugira ngo nawe ukurikire Yezu ugendeye ku rugero rwe. Turifatanya rero na paruwase yose ya Gikondo, turimo dusoza ukwezi k'urubyiruko. Kwa kabiri hari kuri santrale ya Gikondo kuri paruwase, aho dushimira Imana ko byagenze neza. Tuje rero muri iyi gahunda yo gushimira Imana nabwo dusoza n'uku kwezi, ariko hari ibikorwa bimwe na bimwe bizarangira mu kwezi kwa kabiri nk'uko tubizi kuri gahunda. Tuje kandi ngo dukomeze twisunga Nyagasani kugira ngo akomeze duherekeze muri uru rugendo rwacu nk'abajene. Kwizihiza umunsi mukuru w'abajene mu kwezi kwa mbere bari kugira ngo dufate ibivumbikisho maze biduherekeze muri uyu mwaka wose. Dusaba Imana rero kugira ngo iduhe izo mbaraga, igitambo cy'Ukaristiya, maze tubashe gukomeza urugendo. Nkuko rero tubizi mu nsanganyamatsiko iduherekeje muri uyu mwaka, abiringiye Uhoraho ntibadohoka mu rugendo, turaza kubyumva neza mu isomo rya mbere. Twumve ko mu isomo rya kabiri Nyagasani twizeye ari indahemuka, komeje kutwiyereka kandi akaduha n'imbaraga zidushoboza byose. Kenshi bavandimwe twagiye tubaho nk'abizeye umuhemu, nyamara Nyagasani ni indahemuka. Niyo mpamvu bavandimwe, mbere yuko twumva ijambo rya Nyagasani, tugiye kumusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose, ibyo natekereje, ibyo navuze, ibyo nakoze, n'ibyo nengaje gutunganya, koko naracumuye rwose. Cyo gituma ninga Mariya mutagatifu mukiri iteka, n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe umusabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
Nyagasani Mana yacu, witoreye umusaserdoti Yohani Bosco mutagatifu, umugira umubyeyi n'umurezi w'urubyiruko, turakwinginze uduhe natwe kugurumana umuriro w'urukundo rwamurangaga, maze dushobore kukuyoboraho abandi no kugukorera wenyine, kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugatekana umwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Nimwubura amaso yanyu murebe, ninde waremye biriya binyarumuri mubona, akabizengurutsa ikirere nk'ingabo ziyereka, akabihamagara byose mu mazina yabyo. Afite imbaraga nyinshi, akagira n'umurego ukomeye, bigatuma nta na kimwe kibura. Yewe Yakobo, yewe Isiraheli, ni kuki wavuga uti inzira yanjye yihishe Uhoraho, Imana yayobewe ibyanjye? Mbese ntiwari ubizi? Nta nubwo wigeze kumva bivugwa? Uhoraho ni Imana y'ibihe byose, yaremye isi kuva aho itangirira n'aho iherera. Ntiyigeze ananirwa, nta nubwo acogora, nta buryo wacengera ubwenge bwe. Umunyantege amuha imbaraga, agakomeza unaniwe. Abakiri bato bacika intege bagacogora, ndetse n'abagabo b'intwari bakagwa rwose. Ariko abiringira Uhoraho bazongera kubona imbaraga, bazatumbagira mu kirere nka za kagoma, biruka ubutananirwa, bihute nta kudohoka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, nimwibuke uko mwatangiye mukimara kubona urumuri, ukuntu mwarwanye intambara ikomeye kandi ibabaje, rimwe mushungerwa mu bitutsi no mu bitotezo, ubundi mwifatanya n'abagirirwaga ayo marorerwa. Kandi koko mwasangiye ububabare n'abafunzwe, mwakirana ibyishimo isahurwa ry'ibintu byanyu, kuko mwari muzi ko mufite ubukungu bwisumbuyeho kandi buzahoraho. Amizero yanyu ntagacogore, azabahesha ingororano ikomeye. Ubu icyo mukeneye ni ubutwari buzabafasha kuzuza ugushaka kw'Imana no kuronka ibyiza mwasezeranyijwe.
kuko hasigaye akanya gato ndetse gato cyane, maze ugomba kuza akaza bidatinze. Intungane yanjye izabeshwaho n'ukwemera, nyamara niba inyuze ukwayo ntizongera guhimbaza umutima wanjye. Twebweho ntituri abantu bo gutezuka ngo bitume tworama, ahubwo turi abantu bafite ukwemera kuzaduhesha uburokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu abwirira rubanda mu migani ati iby'ingoma y'Imana byagereranywa n'umuntu watera imbuto mu gitaka, yasinzira cyangwa yaba maso, haba nijoro cyangwa ku manywa, izo mbuto ntizihwema kumera no gukura, we atazi uko bigenda. Igitaka ku bwacyo kibanza kumera ingemwe, hanyuma zikagengarara, hanyuma imbuto z'ingano zikuzura mu mahundo. Izo mbuto zamara kwera, ku kanya bakazitemesha urusaruzo, kuko imyaka iba yeze. Yezu arongera ati iby'ingoma y'Imana twabigereranya n'iki? Cyangwa se twabivuga mu wuhe mugani? Bimeze nk'imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka, ari ntoya kurusha imbuto zose ziba ku isi, ariko yamara kubibwa igakura ikaruta ibindi bihingwa byose, ikagira amashami manini, bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu gicucu cyayo. Nguko uko yabigishaga ijambo ry'Imana, abacira imigani myinshi iringaniye n'ibyo bashoboraga kumva, kandi ntiyigishaga adaciye imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira ibyo byose biherereye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Amasomo matagatifu tumaze gutega amatwi ko ari atatu, aratuhishurira ko ushyize amiringiro mu Mana, Imana itajya imutererana. Ushyize amizero ye muri Nyagasani ntabwo aseba, ntabwo amwara, ahubwo aronka umugisha w'Imana. Twumvise isomo rya mbere
ririmo n'insanganyamatsiko iduherekeje muri uyu mwaka nk'urubyiruko, aho iyo nsanganyamatsiko igira itabiringiye uhoraho ntibadohoka mu rugendo. Hari aho byageze bitangira bihurirana n'ibyo twari tumaze kuzirikanaho mu nyigisho mu kanya, aho twabonaga Pawulo mutagatifu yatubuzaga kwigana n'ab'iki gihe, aho mu isomo rya mbere twumvise ko ngo abato bageraho bagacika intege, ndetse ngo n'abagabo b'intwari bakageraho bakagwa. Yezu akuzwe. Ngo ariko ngo abiringiye uhoraho bazatumbagira nk'akagoma, bongere baronke imbaraga. Twamanuka mu isomo rya kabiri tukabona ngo ko intungane ibeshwaho n'ukwizera, ibeshwaho n'ukwemera, ko iyo twiringiye Imana tutajya duseba, kandi amizero yanyu ntagacogore, uzabahesha ingororano, azabahesha ingororano ikomeye. Birakwiye rero bavandimwe ko twakubura umutwe maze tugahanga amaso Imana yacu, Imana yacu twayobotse, Imana yacu twizeye. Abajene tukubura amaso tugahanga amaso Imana nyuma y'ibigeragezo binyuranye. Mu bigeragezo binyuranye tugenda tunyuramo, by'ubushomeri, by'ubukene, by'ibiki n'ibindi, aho tureba imbere tukabona nta nzira ihari, nidushyira amizero muri Nyagasani, nitwiringira Imana, nituvuga ngo turifuza kuba abanzu uwo nemeye, tuzaronka imbaraga, maze koko dutumbagire nk'iriya kagoma, maze koko tubeshweho n'ukwemera dufite muri Nyagasani. Kuko niba unyuze ukwawe tuzongera guhimbaza umutima wa Nyagasani, uri Nyagasani ubivuze. Twinginga Imana rero muri itamo cy'Ukarisitiya, mu guhimbaza Yohani Bosco mutagatifu, inshuti y'urubyiruko, byahuriranye n'uyu munsi mukuru, no gushimira Imana kandi tukayitura kugira ngo iduhe imbaraga zo kubasha kwegura umutwe. Ese muvandimwe wemera nde? Ese muvandimwe wiringira nde? Cyo ni ikibazo buri wese yakibaza, ni ikibazo buri wese akwiye guha agaciro maze akakibaza. Ese koko ya ndirimbo ngo byiringiro byanjye biri ku Mana, byiringiro byanjye wayiririmba koko wemye ugashyiraho ibitero neza? Yezu akuzwe. Iyo uyiteye ushyiraho ibihe bitero? Aho narindi iyo washyiragaho igitero ni korasi ushyiraho rero igitero ko bije. Hari umuntu wigeze, twari turi mu rugendo, turi kugenda tubyina twishimye, twari tuvuye mu nzira y'umusaraba muri santarari ahantu, noneho umujene umwe ashyiraho igitero ngo byiringiro byanjye si umugabo. Bamuha inkwenene, byiringiro byanjye si umugabo rwose, bahita baceceka, iyo korasi ihita ihagarara. Wowe washyiraho iki? Iriya korasi idushyira ku munzani, dushyira ku munzani mu buryo bw'uko igitero dushyiraho nicyo nyine tuba tuvuga ngo iki ngiki ntabwo nagishyiramo amizero, ntabwo nagishyiramo amiringiro, ahubwo nayasize mu Mana. Yezu akuzwe. Umwana akageraho avuga ati ibyiringiro byanjye si ababyeyi. Kandi ni nako bimeze, kuko ababyeyi byange bikunde bazagusiga.
ijambo ry'Uhoraho riratubaza ngo ese umubyeyi yakibagirwa umwana yibyariye? Rikongera ati nubwo yabikora ntabwo njyewe zigera mbikora. Bijya bibaho ko habaho umubyeyi gito, umubyeyi utarera umwana uko byari bikwiye. Nguwo nabonye umwana ngo kubera ko ngo yatinze ngo gutaha, ubwo ngubwo umubyeyi abafashe ifurusheti ayishyira ku mbabura, irashyuha ngo imaze gutukura ayirambika mu kiganza cy'umwana. Twamubonye nyine yacitse igisebe, bari bamuvanye kuri RIB, bamubwiye nyine ngo bajye kumuvuza. Hano umubyeyi gito, Yezu akuzwe. Umubyeyi yaguhinduka, ariko Imana nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, Imana yacu yitwa Uhoraho uw'ibihe byose. Yezu akuzwe. Iyo nshuti yawe yaguhinduka, yewe ugatora amashashi, ariko ntuzaba wariringiye Uhoraho, ntabwo uzayatora. Amasomo yahagarara, ugatangira ubara imigongo y'amabati, ugatangira ubara iminsi atari we wayiremye. Ariko bavandimwe, uwiringiye Uhoraho ibyo byose biragenda. Ibyiringiro byanjye nuko Yezu ankunda. Yego, Yezu akuzwe. Iryo korasi sinzi ukuntu mwaritera. Emwe bako mwashyiraho ibihe bitero mwebwe? Mwashyiraho ibihe bitero? Washyiraho koko ibyiringiro byawe atari akazi? Ngo ubwo utafite akazi byagenda gute padi? Ibyiringiro byawe ugashyiraho koko ko nyine koko. Yezu akuzwe. Basore mwashyiraho ibihe bitero? Mwashyiraho ibihe? Ariko abasore buriya ubanza bataba basumbirijwe kurusha abakobwa da? Nibyo basore? Nibyo? Basore bari kundeba nyine, ntabwo bari kunsubiza, bari kugira ngo ndi kubaza ibyo ntazi. Yezu akuzwe. Kuri iyi si ya rurema twese turanyagirwa, izuba ridukubitira kimwe. Twese rero duhamagariwe kwiringira Uhoraho. Kwiringira Uhoraho bizatuma tutananirwa. Kwiringira Uhoraho bizatuma tutava ku ijambo ry'Imana. Bizatuma tukunda Imana n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose, n'amagara yacu yose. Ubundi ibyo nitumara kubihetura, dukunde mugenzi wacu. Tube twunze mu rya Mutagatifu Agusitini ati kunda maze ugire ukore icyo ushaka. Yezu akuzwe. Wiringiye Imana nguwo, wiringiye Imana nguwo. Kandi mwumvise ko ariko abiringiye Uhoraho, abiringiye Uhoraho biri mu bwinshi. Ariko ntabwo bavuze ngo ariko wiringiye Uhoraho. Abiringiye Uhoraho ni benshi. Yezu akuzwe. Ni benshi. Babita abasangirangendo. Ni abasangirangendo kuko biringiye Uhoraho. Tuyiringire rero. Umwe afata undi akaboko amubwira ati shikama, shikama. Nkuko Riderman biririmba nyine basipaguru, ufata ubuzima nta kurekura, agahora gahanze ndize nsaza ntarakabona. Yezu akuzwe. Bwira mugenzi wawe uwo mwegeranye aho ngaho, mubwire ngo shikama. Mubwire turebe shikama. Shikama, wiringire Uhoraho. Kuko iyo dushatse kubigenzura, iyo dushatse kubiyobora, birangira biducitse, tukabura byose nka yangata imennye. Yezu akuzwe.
iyo twihaye ngo ubu ngubu ndi kuri control ya byose, birangira ntacyo ufashe nka yasura isambira byinshi maze igasohoza bike. Ariko iyo wiringiye Imana ukavuga ngo Nyagasani, nubwo bimeze gutya, ndabikumenyesheje, ubwo nyine ko wihaye kwitwa uhoraho, kandi ukaba warambwiye ngo nyine ngo abarushye n'abaremerewe tugusange, nanjye ndaje ndabiguhaye, ubwo ubundi ukatuza ukabaho nk'uwabihaye Nyagasani. Yezu akuzwe. Nguko uko ingoma y'Imana izogera mu mitima yacu, ikogera mu mitima ndetse ikagera no ku bandi. Yezu yatanze umugani uryoshye, ukuntu umuhinzi ajya mu murima agahamba imbuto afite icyizere ko izamera, igatanga, niba ari igishyimbo igatanga umushogoro, akaba icyo gihe cy'umushogoro, ikaza kuzana uduteja, ikaza kuzanamo intete, ubundi bagasarura. Umuririmbyi wa Zaburi ya 25 ati nk'uko umuririmbyi ajyana ikibibiro arira, ubibana amarira asarura na natwe niduhitemo tugoke, ariko iherezo rizaba ryiza. Ibyo byo tuzabifashwamo no kwiringira Nyagasani. Nitutamwiringira rero, Sekibi adusamira hejuru. Sansamira hejuru amenyeshe ko ndi umujene kandi ndi mwiza, yewe ishimwa na benshi, ya benshi bambonye baryana urwara. Nibyo, ariko ubwo bwiza nibugushuka ubundi ukajya mu bindi, nyine uzasarura ibindi. Dusaba Imana kugira ngo wiringiye uhoraho arangwa nuko yemerera Imana ikaba ariyo imurwanirira, akirinda kwirwanirira. Yemerera Imana akaba ari igenga ubuzima bwe, akirinda kubugenga, kuko nta n'icyo yakishoborera uretse kwirushya. Uwemeye rero kwiyobora araruha cyane, ariko uwemeye kuyoborwa n'Imana, uwemeye kugenzurwa na Nyagasani, uwemeye kugendera ku matwara y'Imana mu buzima bwe, bigenda neza. Twinginga Imana rero muri tambo cy'Ukaristiya, mu buvugizi bwa Mutagatifu Yohane Bosco twizihiza kuri uyu munsi, tuvuganire tubashe kuronka imbaraga zituyobora, maze tumwiringire, twiringire Imana kuko niyo mugenga w'ubuzima bwacu. Nk'uko uhinga imbuto ikagikura utavuga ngo hongereweho santimetero uyu munsi, ni nako ugushaka kw'Imana kugenda mu buzima bwacu. Rimwe na rimwe tukabisobanukirwa, ikindi gihe ntitubisobanukirwe, ariko humura, komera, tera intambwe, wemere uhitemo kugendana n'Imana kuko niyo mugenga w'ubuzima bwacu. Tuyiringire rero kandi tuyisabe muri itambo cy'Ukaristiya ikomeze iduhe izo mbaraga zo kuyiringira, kuko uyiringiye ntacika intege, uyiringiye ntabwo ajya yikorera amaboko bibaho, uyiringiye ntabwo abura uko agenza, uyiringiye ntabwo amwara, ahubwo ahorana icyizere muri yo, kuko ari Imana ihoraho igihe cyose. Turagushimiye Nyagasani Mana yacu, kuko uri umubyeyi wacu. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye, riduhumuriza kandi ritubwira icy'ingenzi. Nyagasani, ngukwiringiye azabeshwaho nuko kwemera, ugukomeyeho azakomera, ukwizeye ntazamwara. Nyagasani, duhe kubaho dukereye kugendana nawe, duhe kubaho tukunyuze, duhe kubaho
tunezejwe nuko uri umubyeyi wacu. Duhe kukwiringira mu ntambara zinyuranye tugenda tunyuramo, maze urumuri rwawe rutumurikire, rudukomeze, ruduhumurize, rudutere imbaraga zo kuticara ahubwo tuba duke, dukomeze tukwiringire. Nyagasani, twagira wowe, niwe wadushoboza guhanga amaso, niwe wadushoboza kukwiringira, niwe wadushoboza gutabaza uko bwije n'uko bukeye. Duha imbaraga za Roho wawe maze zituyobore, tubwirize ko uri umuyobozi wacu kandi uhoraho ubu n'iteka ryose. Amina. Bavandimwe, ubuntu bwa Nyagasani ni intagereranywa mu buzima bwacu kandi buduherekeza uko bwije n'uko bukeye. Twe turasabwa kumwemera gusa no kumwiringira mu buzima bwacu bwose. Duhaguruke duhamye ukwemera kwacu. Nemera Imana imwe, Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nemera na Nyagasani umwe, Yezu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana. Mbere ya byose Imana Data yari isanzwe imubyaye, ni Imana ikomoka ku Mana, ni urumuri rukomoka ku rumuri, ni Imana nyakuri ikomoka ku Mana nyakuri. Yarabyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na se, niwe byose bikesha kubaho. Cyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu no kugira ngo dukire. Yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya nuko aba umuntu. Yabambwe ku musaraba ari twagirira, ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, niho yababaye arapfa maze arahambwa. Nuko ku munsi wa gatatu arazuka nk'uko byari byaranditswe, maze azamuka ajya mu ijuru. Yicara iburyo bw'Imana Data, kandi azagarukana ikuzo gucira urubanza abazima n'abapfuye, ingoma ye izahoraho iteka. Nemera na Roho Mutagatifu, Nyagasani utanga ubugingo uturuka ku Mana Data na Mwana, arasengwa arasingizwa hamwe n'Imana Data na Mwana, niwe wabwirije abahanuzi ibyo bavuze. Nemera na Kiliziya imwe ntagatifu gatolika kandi ishingiye ku ntumwa. Ndahamya ko batisima ari imwe, kiza abantu ibyaha, kandi ntegereje izuka ry'abapfuye n'ubugingo bwo mu gihe kizaza. Amina. Bavandimwe nkunda cyane, duteraniye hamwe twibuka ineza Nyagasani atugirira. None rero tumwinginge ubwe atubwirize amasengesho ashobora kumunyura. Umva Nyagasani, dusabire Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe umurimo wa ritari bose n'imbaga bashinzwe kuyobora. Dusabire abategetsi b'ibihugu n'abafasha babo baharanire ibifitiye rubanda akamaro. Dusabire ibihugu birimo intambara
kugira ngo Nyagasani we mwami w'amahoro abironkera amahoro kandi amahoro asesuye. Dusabira abavandimwe bacu bababaye, abarwayi, imfubyi n'abapfakazi, abihebye, imiryango itumvikana, kugira ngo Nyagasani we muhoza w'ukuri abaronkere amahoro y'umutima kandi bamwiringire, bamukomereho mu buzima bwabo bwose. We mugenga waduhurije muri icyo kigero cy'urubyiruko kandi cy'umugisha, aduhe kubaka ubuvandimwe, aduhe guhanga amaso Kristu kandi tumwiringire mu buzima bwacu, kandi ntiducibwe intege n'ubuzima tunyuramo. Twisabire natwe twese abateraniye hano, abakoraniye muri iyi kiliziya ntagatifu, kubera ukwemera, ubuyoboke, urukundo n'icyubahiro dufitiye Nyagasani. Mana yacu, wozi ko imibereho y'abantu bo kuri iyi si ishegeshwa n'imibabaro y'amoko yose, umva ibyifuzo by'abagutakambira, maze wakira amasengesho y'abakwemera ku bwa Kristu umwami wacu. Turakomeza dutura. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, turakwinginze, akira amaturo umuryango wawe ugutuye wibuka Mutagatifu Yohani Bosco, kandi udufashe kugaragaza ibikorwa by'urukundo tugufitiye,
tubikesha iki gitambo kiduhuje ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahoraho iteka. Ni koko birakwiye kwamamaza imigirire yawe gatangaza, ugirira mu batagatifu bawe bose biyeguriye Kristo batiziganya, babitewe no guharanira ingoma y'ijuru. Ibyo bigatuma ugarura muntu muri bwa butungane yari afite kuva kiremwa, maze ukamusogongeza ku byiza umuzigamiye mu bugingo bushya. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti:
igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nuko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, ngiye koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi izahoraho iteka, agiye kumwerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera urupfu rwa Nyagasani hamwe n'isuka ryawe Yesu asalamu kusa. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no gushengerera twagoheza aya maturo, kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira mu n'amaso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyego rya mbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfa bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe. Girira impuhwe abavandimwe bizihije anniversaire muri uku kwezi, bazi n'ababo batagatifu. Girira impuhwe urubyiruko duteranye, abantu babyeyi nabo hirya no hino batabashije kugera hano. Tugirire impuhwe twese maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, mwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu, n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze kubihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we, umwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza, akabidutegeka kandi akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, ngoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara baducumuyeho, tuduterane mu bitwoshya. Nyagasani, turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe twitegereje amizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. Nyagasani Yezu Kristo, wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe amahoro kandi wimbe mu bumwe, wowe baho gatiye iteka ryose.
nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo nimwifurizanye amahoro. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu.
Nyagasani aravuze atunkurikira ntagenda mu mwijima, ahubwo azatunga urumuri rw'ubugingo. Dusabe. Nyagasani Imana ishobora byose, iri funguro ritagatifu niruturongere ubuvunyi bwawe, kugira ngo tugaragarize mu mitima no mu migirire urukundo rwa kivandimwe n'urumuri ruyobora ku kuri, dukurikije urugero rwiza rw'abatagatifu bawe, ku bwa Kristo umwami wacu. Kristo Yesu akuzwe. Murakoze. Nagira ngo mbere na mbere tubanze dushimire korali, abajene biteranije baturutse mu makorali yose uburyo badufashije guhimbaza igitambo cya misa neza. Nk'uko twabiteguye, uyu munsi ni umunsi wo gusoza ukwezi k'urubyiruko ku rwego rwa santarare yacu ya Murambi. Igice cya mbere rero cyari n'icy'ingenzi, cyari igitambo cya misa cyo gushimira Imana. Ubu rero muri aka kanya tugiye gufata umwanya mutoya kugira ngo tugire abo duha ijambo, ubundi tuze gukurikizaho n'igice cya nyuma cy'ubusabane. Turabasaba kwihangana rero kugira ngo tubane muri ibi bikorwa bitandukanye. Nagira ngo rero mbanze mpamagare umuyobozi w'urubyiruko ku rwego rwa santarare aduha ikaze, atwereke n'abashyitsi, anatubwire icyo yaduteganyirije kuri uyu munsi. Kristo Yesu akuzwe. Mbanje gushimira padiri waje kudufasha gutura iki gitambo cy'Ukaristiya gisoza uku kwezi k'urubyiruko. Mumfashe tumushimire. Akaba ari nawe mushyitsi mukuru dufite muri iki gitaramo cyacu. Waje kwifatanya natwe. Hari n'abandi bashyitsi turi kumwe nabo. Hari perezida wa komisiyo y'urubyiruko muri Arkidiocese ya Kigali, akaba anahagarariye urubyiruko rwa paruwase yacu ya Gikondo. Turamwakiriye. Turi kumwe n'abandi bagenzi bacu nabo baturutse kuri paruwase, bari muri komite ya komisiyo y'urubyiruko kuri santrale y'Inyarurembo kuri paruwase. Nabo aho bari bahaguruka tukabakira. Turi kumwe kandi n'ababyeyi, inshuti n'abavandimwe bacu baje kudushyigikira mu gusoza uku kwezi k'urubyiruko. Aho bari hose turabakiriye, namwe mwisange muri twebwe. Uku kwezi k'urubyiruko rero kwagiye kurangwa n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Turi gusoza kuba kwarizwe ukwezi k'urubyiruko, ni ukuvuga ngo ni umwanya wihariye duhabwa nk'urubyiruko ngo tugire ubwitange bwihariye nk'abajene muri kiliziya, naho tutabonaga umwanya, akaba ari umwanya mwiza wacu kugira ngo twitange kandi dukorera kiliziya. Muri urwo rwego rero ndongera gushimira abajene bose twabanye muri uku kwezi k'urubyiruko
kwari kugizwe n'ibikorwa bitandukanye, hari igikorwa nyamukuru twakoraga mu bihe bitandukanye ariko cyagombaga cya noveni, igikorwa cya noveni cyagombaga kuba ko bigiye mu buryo butandukanye ariko nacyo kiri mu bikorwa byaranze ukwezi k'urubyiruko. Abajene twari turi kumwe muri icyo gikorwa, aho muri hose ndabashimiye. Hari ibikorwa bindi twagiye dukora nka komisiyo y'urubyiruko hano kuri santrale, harimo ibikorwa by'umuganda, abo twabukoranye namwe barahari, aho muri hose turabashimiye, mwumve ko tubashimiye. Rero munyemerere ne gufata undi mwanya, ahubwo mpikaze padiri wacu Omoniye aze atugenera ubutumwa, aduhe ubutumwa yatugeneye bw'umwihariko nk'abajene kuri uyu munsi mukuru, hanyuma ibindi turaza gukomezanya. Murakoze. Kuwa kabiri nibwo santrale y'Inyarurembo nayo yasoje ukwezi k'urubyiruko, ndetse akaba ari n'umwanya wo kugira ngo dusangire ibyo byishimo, ariko nkaba nagira ngo uhagarariye santrale y'Inyarurembo n'uhagarariye komisiyo y'urubyiruko ku rwego rwa paruwase baze badusuhuze mu kanya gatoya tubumve mbere y'uko duha umwanya padiri. Murakoze. Shalom. Nongeye kwishimira kugera hano muri santarari kuko muri bakuru bacu twe turacyari abana batoya, ntabwo tuzi aho bigana, ariko turizera yuko dufatanyije tuzagera kuri byinshi. Nk'uko mwabivuze, noveni umunsi wa mbere twakuyemo umugambi ngira ngo twese tugira uwacu nk'abajene, by'umwihariko muri paruwasi ya Gikondo, ariko noneho kuko tuvuze Gikondo tuvuze santarari ya Murambi na Nyarurembo. Imbaraga zacu cyangwa se ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Ubwo bumwe bwacu rero burakenewe hagati ya Gikondo na santarari ya Murambi. Parufe urabinyemereye, ndagira ngo tuzakorane rero dutahiriza umugozi umwe, kubaka abajene bafite ejo heza. Murakoze cyane. Amazina nitwa Dukuzumuremyi Yohane Damascene. Christos akozwe. Amazina ni Kaboyi Bernardin, nk'uko umuyobozi wa santrale yabivuze, ndi umuyobozi w'urubyiruko muri paruwasi ya Gikondo, ariko ari ahantu yibesheho gatoya, ntabwo ari njye umuyobozi w'urubyiruko muri Arikidiyoseze ya Kigali, ahubwo ndi umuyobozi w'urubyiruko muri zone pastorale ya Kicukiro ndetse no muri province Sainte Famille y'Abaporoteni. Mbere na mbere ndabashimiye cyane kuri iyi gahunda duheruka kuza gusoreza ukwezi k'urubyiruko hano muri santrale ya Murambi 2022. Nibwo iyi gahunda tuyiheruka, ni misa yasomwe na padiri wahoze ari padiri Omoni wa zone pastorale ya Kicukiro, Padiri Shema, ubu ni padiri mukuru wa paruwasi ya Masaka, niwe dutoriye igitambo cya misa kuri uwo munsi. Uyu munsi twongeye kubikora muri santrale kandi ndabona byagenze neza, dukomerezaho. Kuwa kabiri naho byasorejwe kuri paruwase cyangwa muri santrale ya Nyarurembo, byagenze neza cyane, nk'uko umugambi twihaye dutangira noveni, ubumwe bwacu akaba arizo mbaraga zacu. Dukomereze kuri ubwo bumwe buhuza santrale zombi, ubundi bizatume paruwasi yacu ikomeza gutera imbere kandi ikomeze irusheho kuba iya mbere muri Arikidiyoseze ya Kigali, kuko kuri uyu munota turi aba mbere. Twihamashe. Ibyo byose tuzabigeraho ari uko abajene
hamwe na komite ya santarare zombi ndetse na komite ya paruwase duhurije hamwe izo mbaraga zacu. Turi abajene dufite imbaraga nyinshi cyane. Nge hari devise nkunda kugenderaho cyane, ubundi kiliziya ni twebwe abajene, ni twebwe ejo hazaza ha kiliziya, ni natwe ejo hazaza h'igihugu. Ubuto bwacu, ubujene bwacu ntitukabupfusha ubusa. Murakoze kandi dukomeze kugira ibirori byiza. Barakoze abayobozi ku rwego rwa paruwasi ndetse na santarare ya Nyarurembo. Uyu mwanya rero tukaba twagira ngo dusabe padiri ari nawe mushyitsi mukuru tugezeho icyo yaduteganyirije, mbibutsa ko nyuma yaho turaza kugira ubusabane muri jardin yacu. Nagira ngo padiri aze no kudufasha kudusobanurira ibijyanye na santarare zombi. Hari abantu bakizi ko hari Gikondo na santarare, ubwo araza kubidufashamo. Murakoze. Yezu akuzwe. Abajene, 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 abajene. Turebe ese ubwo mwe mubisize he badi? Byo bita mu Cyongereza kumwara, ariko mwisubiyeho. Yezu akuzwe. Bavandimwe rero, ibyo nagombaga kuvuga nabivuze. Ndongeraho gushima. Ndashimira Imana yo mubyeyi wa twese kandi uduherekeza mu buzima bwacu, akaba yaratuyoboye muri ku kwezi ndetse no mu bindi bikorwa, ndetse no muri iyi mbaduko tugiye kuzamukana uyu mwaka tukamagira tukazawugeza mu kwa 12 twemye. Akaba ari izatuyobora kandi tufite na byinshi twayishimira. Ndagira ngo mumfashe tuyishimire. Ndagira ngo mumfashe kandi dushimire komite ya ku rwego rwa paruwase ikora uko ishoboye kugira ngo abajene ba paruwase batere intambwe, barusheho kwihatira kwivugurura ari mu bukristo bwabo, kwitabira gahunda zinyuranye za kiliziya. Nayo ndagira ngo mufashe tuyishimire. Turashimira kandi ababyeyi bacu. Ababyeyi, umuntu abavuze fuka paruwase, ababyeyi bakuru baduherekeza uko bwije nuko bukeye, batugira inama kenshi, bakadufasha, bakadusobanurira, bakatwinjiza muri mudu. Ndagira ngo nabo mumfashe tubashimire. Ndashimira rero komite ya santarare Murambi, nayo yateguye uyu munsi mukuru, itabashije kuba yava mu bandi, ahubwo kaba nayo yishimiye gutegura uyu munsi mukuru, kandi rwose biri kugenda neza. Ndagira ngo mumfashe tubashimire. Ndagira ngo nkomeze rero mbasobanurira ibyo bijyanye na santarare paruwase. Nk'uko kiliziya yubakiye
muri arikidiyoseze ya Kigali, tuzi nyine diyoseze, tukaba tuzi paruwase, tuzi ko paruwase igizwe n'amasantarare, amasantarare agizwe n'impuza, paruwase yacu igizwe n'impuza, tukaba tuzi ko rero paruwase yacu igizwe n'amasantarare abiri, santarare ya Gikondo, santarare ikaba na santarare ya Murambi. Gikondo igizwe n'impuza muryango remezo 20, noneho Murambi kagirwa n'impuza 4. Twifuje ko izo santarare zombi zagira ubwigenge cyangwa ubuzima gatozi, zigakora zisanzuye. Biba ngombwa ko rero mu ntangiriro mu mpera z'uriya mwaka tugira komite ya santarare y'Inyarurembo. Niyo uriya muvandimwe yaje abarizwamo, akaba ashinzwe liturujiya. Ushinzwe liturujiya hari presidente, vice president, abanditsi 2, ushinzwe liturujiya, ushinzwe imyidagaduro ndetse n'abandi. Na hano kuri santarare rero ya Murambi hakaba hari izo nzego, niba ntibeshye tugiye kubibona mu kanya. Hagomba naho kuba hari president, vice, abanditsi, mubitsi, abajyanama, bashinzwe liturujiya ndetse n'imyidagaduro n'izindi komisiyo zinyuranye, su komisiyo zinyuranye ku rwego rwa santarare. Yeza kuzwe. Abo bose bayobora amasantarare bakaba bakuriwe n'icyo twita komisiyo y'urubyiruko ku rwego rwa paruwase. Iba komisiyo kuko iba ifite omoniye uherekeje na komite nyine ya paruwase. Yeza kuzwe. Kaba rero abo bashinzwe kureba uko Murambi bimeze, kureba uko Gikondo bimeze, gutyo nibwo buryo rero tugenderanirana gutya. President ku rwego rwa paruwase akagera hano akareba, barajyana amakuru ko hari hahiye havuze gato, sibyo? Ni gutyo kugira ngo niba hari aho yabagira inama abasure, gutyo bigende neza. Yeza kuzwe. Cyo ndumva nakirangije. Ubwo rero ijambo ryanjye ndarisoza ariko ntarishoje, kuko ngiye guhamagara abizihije isabukuru muri uku kwezi kwa mbere. Ubwo none turi 31, no guhera ku bunani. Ndagira ngo begere imbere baze tubasabira umugisha, begere imbere hano tubasabira umugisha. Ko ngubwo abakomite nyine, komite ndagira ngo ize kubandika tubamenye, sibyo? N'ikindi gihe tuzabafete mu gifurifuri, sibyo? Yeza kuzwe. Muraza rero muherekejwe na komite ya santarare mu rwego rw'urubyiruko, nayo ize. Ubwo uko bagiye kuza bagenda baza mbareba, turebe niba inuzuye. Ndabona ari 2 bo kubara inkuru, sinzi aho abandi bagiye.
perezida parufe, undi perezidante ntabwo yari ahari, yari ahari. Umwanditsi, abanditsi barahari, ariko barahari. Abanditsi barahari, yego cyangwa oya? Yezu akuzwe, ntabwo baje. Umubitsi arahari, sibyo? Imyidagaduro, imyidagaduro, nta bajyanama bari he? Ariko ushinzwe liturujia, ubwo uri ku ruhande, ntabwo uri umujyanama. Ubwo uri muri liturujia, ajya hariya nawe hariya. Ubwo abajyanama niba ntabo mubashake, sibyo? Cyangwa bari hano muri aba? Nturiwe mwa? Nturiwe? Wabona turi kubashakisha kandi bari aha ngaho imbere. Ubu si nkawe mwa? Yego, ubwo komite rero muzuzuze neza, bibe komite nyine. Egera parufe. Ubu rero amakuru yanyu ni sawa. Kuri aba ngaba turongeraho abizihije bazina babo batagatifu muri uku kwezi kwa mbere, baba bahari. Naba ngo batere intambwe, baze twakire umugisha twese hamwe. Noneho bamaze kugera hano imbere, buriya ntitubashimira tukabaha amashyi. Tukabifuriza n'isabukuru nziza, tukabifuriza bazina batagatifu beza, kandi tukifuriza na komite kugira nyine gukora, sibyo? Kagira imbaruko nziza. Muri gahunda nuko buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi tugomba kujya duhura kandi tugafeta ibi byiciro anniversaire na bazina. Muri kubibona, mukajya mubitegura neza nyine, bikaba simati nkuko nyine byabaye. Yego, tubifurije rero isabukuru nziza, ndetse na bazina batagatifu banyu babere byiza. Ubwo se mwese murashobora gupfukama, murabishobora? Alitari. Turavugira hamwe isengesho rya yubile. Nyagasani Mana muvyeyi wuje urukundo n'impuhwe, turagushimira ko watwereje umwana wa Yezu Kristo yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya. Ijambo rye ratumurikira rikayobora intambwe zacu, amasakaramentu duhabwa muri kiliziya ye akadutungira ubuzima. Ku musaraba Yezu Kristo yadutsindiye icyaha n'urupfu, atwagiza amaraso ye, asenya inkuta n'ibindi bitanya abantu, aduhuriza twese mu muryango umwe w'abana b'Imana, mu izuka rye n'izamuka rye mu ijuru,
yatwuguriye amarembo y'ubugingo, ko tumwiyambaza aradutabara kaduhumuriza niwe mahoro yacu. Mana mubyeyi wacu, shimirwa aho duhaye guhimbaza iyi yubile. Turagushimira imyaka 2025 yo gucungurwa kwa bene muntu. Turagusingiza kubera imyaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Turagushimira kubera abamisiyoneri ba Afurika bayituzaniye. Turakuza kubera imyaka abantu b'ingeri zose bitangiye ubutumwa bwa Kiliziya. Nyagasani Mana, dukomeze mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo, dore kuba abahamya b'ukuri n'abagabuzi b'amahoro yawe, ko bukeye dutera intambwe mu nzira y'amizero. Roho Mutagatifu atumurikire, dukomeze mu nzira y'umukiro. Bikira Mariya nyina wa Jambo, Mwamikazi wa Kibeho, dusabire.